Cecile Kayirebwa nyine twari dufite gahunda yo kubonana agenda twabonana ariko yavuze ko nyine naza tuzabonana. Twebwe ubundi twakuriye mu makorari mu rusengero turirimba niho byavuye ariko yego turi abadivantiste nyine ariko njyewe nkiri mutoya nakundaga kumva Sara nyine aririmba indirimbo za Cecile Kayirebwa. Bakunde ziranjyana zindi za kizungu bakunde n'iby'iwacu dushaka kubibakora dutaramanye mwese sinayikeza umutoni wacu cyazize kinyana urarare tubwirijwe aririmba kugira ngo bihure byare byajwe nyine rimwe ry'indirimbo umuntu yumva kumva kabisa aremeye. Yego abantu bakunda no kubitubaza wenda reka mbonereho no kubibasubiza icyo kibazo hari abantu benshi barije nuvuga ngo nje na Liliane turimba amajwi yose twahageze kandi twahawe ikaze mu rugo rw'abakobwa batatu, abakobwa beza, abakobwa baririmba, abakobwa bafite impano idasanzwe kandi babana mu rugo rumwe. Hari byinshi ukeneye kubamenyaho, ni abakobwa babonye video zabo cyangwa wenda niba utarazibonye ugiye kuzibona, ariko ni abakobwa mu by'ukuri ubona ko bafite impano ifatika. Ariyo mpamvu bemeye kuganira na Talent TV kugira ngo tumenye byinshi kuri bo, tumenye aho bari, aho bagana ndetse n'aho berekeza. Ariko hari byinshi dukeneye kugusangiza kubiberekeye. Niyo mpamvu tubahaye ikaze kuri Talent TV nkuko baduhaye ikaze mu rugo rwabo. Muraho neza? Muraho. Twisonga Sara. Sara. Wewe witwa nde? Songa Clarisse. Yego. Birasanzwe. Wewe witwa nde? Songa Liliane. Dufite hano Isonga Sara, Isonga Clarisse, Isonga Liliane. Aba n'abavandimwe batatu mubona aha ngaha nkuko natangiye mbivuga bafite impano. Umuntu yumvishe Isonga ni izina rya famiye kuko mwese muraryitwa, niko umuntu wenda yabitekereza niko bimeze? Oya, ntago ari izina rya famiye ahubwo ni izina rya groupe. Yego niyo mpamvu twese twaryiswe nk'abagize groupe. Ibyo wenda byabizo tunamenye n'amazina yanyu asanzwe, wenda n'Isonga nushaka kugerekaho Isonga ariko vuga n'amazina yawe asanzwe. Yego amazina asanzwe ni Mukarukundo Sara. Nisabato Clarisse Isonga. Uwineza Liliane Isonga. Murakoze cyane kutwibwira. Nanjye nitwa Theoneste Nisingizwe. Hanyuma nkuko natangiye mbivuga abantu bagiye babona video twanyu ahantu hatandukanye, yaba kuri za YouTube channels, yaba kuri social media, kuri za WhatsApp, abantu bagenda bazisangira cyangwa se baziherezanya kusharinga. Abantu baribaza bano bana se ni bita abana, ntugira ngo nuko muri bato, ahubwo muri nabato ariko ntago muri bato cyane, ahubwo wenda nuko muracyari bato muri abajene. Abantu bakibaza bati se bano bakobwa ni ibintu bakora nk'umwuga, ni ibintu bakora nkaho bikundira, ni ibintu bagiyemo bikinira, mbese ibintu byaje bite kugira ngo dutangire tubone utuvideo twanyu dusirikira ahantu hatandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga? Ubundi dutangira twatangiye ngire ngo gukora cover na video zisirikira twatangiye 2018. Vuga ngo twatangiye tubikora nk'abishimisha, nuvuga ngo twatangiye tubikora nka kubera kubikunda gusa, tukabikora tugafata nk'umuntu akadukamera hanyuma tugasharinga abantu. Nta nubwo twari twagafashe n'umwanzuro wo kuvuga ngo wenda dufungure nka channel y'abantu basanga ibikorwa byacu, hanyuma tubona nyine biri kugenda bimera neza, abantu barabyakira neza. Ariko mbereho hari ubukwe bwa sister wacu twakozemo kuko wiyumvaga turirimba mu rugo, hanyuma aratubwira ati rero ati ndashaka ko muzandirimbira mu bukwe. Turanabyanga, turamubwira ati reka ntabwo byashoboka, ntabwo twashobora kujya imbere y'abantu ngo turirimbira mu gikari gusa. Aratubwira ati reka muzambabare muri, agira ngo twabyanze. Hanyuma turavuga ariko reka tubikore nka surprise. Yego
hanyuma dukora amarepetisiyo dushaka n'umuntu uducurangira, hanyuma mu bukwe nyine muri reception turaririmba, hanyuma arishima, urumva yarishimye. Abantu ariko ukuntu babyakiriye byaduhaye indi shusho. Mbese abantu baje kutubaza nimero zacu ni benshi cyane ku rundi rwego tutatekerezaga, baratubaza aho dukorera, turabwira reka ntabwo tubikora, ariko birarangira turavuga ariko biriya bintu wabikora ariko ntitubishyiremo imbaraga. Hanyuma bigeraho hari umushuti wacu nyine ngire ngo abantu bamwe baramuzi, yitwa T-Drama, yakoraga kuri Royal TV, aza kuza mu rugo ariko wa gatanu ndabyibuka, araza ariko aza ahantu twari dutuye wasaga n'umanuka, inzu yasaga n'iri munsi ho gato y'agakingo, araza ariko yumva abantu bari kuririmba, asanga twicaye mu nzu, ntabwo yizeye ko ari twebwe kuko ntabwo yari asanzwe azi ko turirimba, arazi ko mwasuwe n'abahanzi. arangije yumva turaririmba, araza ageze mu rugo asanga nitwe, ati njyewe mumbwire nimwe mwaririmbaga cyangwa? Turamubwira ati nitwe twaririmbaga, ati musubiremo numve. Arangije turaririmba, arangije atubwira ati sha muri abana, ati muri abana kweli, ati murizi kurimba gutya mukaba muryama mugasinzira mukagenda ku ishuri mukavuga ati wenda twabuze urukweto twabuze iki, ati ibyo ntabwo bisobanutse. Cyangwa ati none uri kugira ngo bigende gute, ati bino bintu biracuruza, bino bintu byakora byagira ahantu bibavana naho bibageze. Aravuga ati rero ikintu tugiye gukora, ati kuko akunda kugira kamera cyane akenshi ari n'igihe akunda kuyigendana, tubwira ati tugiye gukora akavideo gatoya ngira ngo abantu bazajya kuri YouTube channel yacu bashaka kuzakabona. Ni izuba rirarenze iyo ndirimbo twaririmbye dusanze mu rugo, hanyuma afata akavideo gatoya, aje avuga ati ngiye kugafata nga postinge dukreye YouTube channel, hanyuma nitumara kugapostinga turareba comment z'abantu, niba byakira neza bakaduha comment nyine nziza turakomeza, niba tabyakira neza turabireka. Hanyuma aragafata dukreye na YouTube channel, hanyuma dushyira no ku ma status, hanyuma aranje karagenda pe karatrendinze cyane, hanyuma abantu bahita nyine tubona comment ko ari nziza, ahita ambwira ati murabibona ko abantu babyakiriye neza. Hanyuma dutangira gutyo kubikora ku mugaragaro, dutangira gukora no muri serie akageza tugakora, ni nawe udukorerana n'uyu munsi cover, tugashutinga video zisa neza, hanyuma tukazisharinga abantu. Ni gutyo twatangiye gukora. Kugira ngo se mubyemere mufata icyemezo cyo kuvuga ngo mugiye kujya mubikora ndetse bigiye muve mu gikara aho mwaririmbiraga bitangire kujya ahabona kuri social media n'ahandi no ku mateleviziyo nk'uko no muri kuri Talent TV. Ibi bintu mwafashe decision gute, mwanje kubiganiraho, ni byagenze kugira ngo mwese muvuge ngo dufashe icyemezo tugiye ahabona tuvuye mu gikari? No kubera ko nyine twarabikoraga bisanzwe, ariko kubera ko abantu bakomeje kutubwira ko ari byiza kandi natwe tubikunda, tugira n'amahirwe kuba tubihuje turi n'abavandimwe, nta kigoye kirimo ari gukora amarepetisiyo, duhitamo kubikora. Mwabonaga hari aho bizabageza. Hanyuma Liliane, mumaze gufata umwanzuro wo kubikora, umuntu ahita yibaza asubiye inyuma gatoya, ibintu byo kuririmba ubundi byaje bite, mwabitangiye igihe ki, kuki muririmba mwese mbona akenshi mukunda kuririmba indirimbo mu buryo busa nk'ari gakondo yamajwe aho gomba, mukabihuza mwese mukunda umuziki umwe, hari umuntu wabibatoje mu bikomoraho, ndagira ngo tumenye amateka y'uko kuririmba kwanyu ariko muri ubu buryo kandi mukabihuza mwese muri abaje, ntari abashobora gukunda indirimbo z'ubu injyana wenda ya hip hop cyangwa R&B, ariko mwese mugakunda ibintu bimwe mukabiririmba kimwe kandi mwese mukabigiramo impano muri abavandimwe. Ibi bintu mbwira imvo n'imvano yabyo. Murakoze. Twebwe ubundi twakuriye mu makorari mu rusengero turirimba, niho byavuye, ariko yego turi abadivantiste nyine, ariko njyewe nkiri mutoya nakundaga kumva Sara nyine aririmba indirimbo za Cecile Kayirebwa, azikunda nyine, ariko nanjye nkumva nkunze gakondo n'izindi njyana twazikora, ariko nyine gakondo turayikunda cyane.
nyine ni ukuvuga ngo kubikoraho nubwo savuze ngo twabitangiye ngo 2018 utuka tukiri abana twarimbiraga mu rusengero ariko nko muri weekend twavuye nko ku kazi turi kumwe na ba mama tukaririmba abandi nyine bakabyina twese nyine twisanga tubikunda nyine twisanga nyine noneho dukunda injyana gakondo cyane kurusha izindi nyine abari go tuzikora. Hanyuma urakoze Liliane. Hanyuma Sara, mukora cover, iyo tuvuze cover ni kwa kundi abantu bafite amajwi meza bashobora kureba indirimbo y'umuntu runaka wenda bakunda cyangwa ugezweho bakigana indirimbo ze muri iyo njyana mu majwi yabo, nibyo bita cover ndabeshya? Yego nibyo. Mukora cover, hari abahanzi mwahisemo mukorera cover wenda mwibandaho cyangwa indirimbo yose bajemo kugira ngo muvuge ngo tugiye gukora cover y'indirimbo runaka mubihitamo gute? Bivuga ngo twebwe izo dukunda gusubiramo ntago wenda twavuga ngo n'umuhanzi runaka ahubwo ni gakondo muri rusange. Nuvuga ngo kuko nubundi dukunda umuziki wa gakondo, ubundi hari ikintu Liliane avuze, hari ukuntu wenda twese twisanze tubikunda, hari ukuntu ushaka kuba ubana n'abantu ukunda ikintu, urugero kangoye nk'urugero ushaka kuba ukunda igitoki, noneho kubera gukunda kukirya cyane n'abantu bakwegereye ugasanga nabo mubana bisanze baragikunze bibaho. Noneho urabona nka gutyo twese twarisanze tubikunda, twarabikunze koko kandi cyane, hanyuma bigeze aho ngaho urumva twahisemo kubikora bitewe nuko twese twari tubonye tumaze kubikunda. Mu bigenza mute, mu byumvikanaho, mureba se indirimbo ikunzwe mukaba ariyo mukorera cover, n'ubuhe ko bw'indirimbo mukorera cover bigenda bite? Ntago ruvuga ngo wenda ngo hari umuhanzi runaka duhitamo kugira ngo dukorere, ahubwo dukora injyana gakondo. Ruvuga ngo niba twese twarayikoze tuyikunda, ntago tuvuga ngo n'indirimbo y'umuhanzi runaka wenda, urugero nk'abantu bareba badukurikira kuri YouTube channel, hari nk'indirimbo ya The Ben twayisubiyemo mu buryo bwa gakondo, twarayihinduye ariko tuyikora mu buryo bwa gakondo. Yego n'injyana iri muri gakondo. Nuvuga ngo rero dushaka kumva nk'indirimbo y'umuhanzi runaka tugashaka kuba twayihindura ariko tukayihindura muri style ya gakondo. Ntago rero duhitamo ngo turakorera umuhanzi runaka ariko style injyana dukora ni gakondo. Yego. Ese Clarisse, iyo mugiye gukora indirimbo runaka wenda tuvuge Sara areba propose nka groupe cyangwa Liliane, muranze mukayumvikana mukumva ko muzayiririmba cyangwa inganzi biri hafi bitabiza iyo umwe ayipropose, kuko sinzi niba mukunda na gakondo imwe wenda injyana yo murayikunda ariko mukunda indirimbo zimwe ku buryo umwe muri mwe yayipropose cyangwa se asabye ko mwayiririmba bihita biza ako kanya. Akenshi turahuza. Akenshi usanga indirimbo nimba ari Sara uyizanye akavuga numvise indirimbo, akenshi nyine dukunda kubihuza tugakora ama repetition, indirimbo tukayisubiramo neza. N'igihe batari Sara cyangwa uyu ahubwo ari abantu bakunda kudusaba, ugasanga umuntu azi indirimbo azi ya original ariko agashaka ko muyisubiramo. Yego, icyo gihe nabwo rero dukora repetition tukayisubiramo ku buryo biba bitanabagoye. Hanyuma iyo muri repetition cyangwa se wenda reka mpere, nta gihe nk'umuntu wenda arapropose indirimbo mukumva ati rimba buyiretse wenda ndumva cyangwa si nyizi neza, ntago birabaho? Oya, akenshi nk'uko Clarisse yabivuze turayihuza. Nshobora kuzana nk'igitekerezo nkavuga numvisha indirimbo ya The Ben yasohotse nshyashya, numvisha hari ukuntu byagenda, nayibabwira rero bakumva ko nyine bakavuga ati noneho uretse n'ituya muri repetition turimba twumve, hari igihe turirimba tukavuga ati iyi ngiyi rero ntago twamenya neza ku buryo twayikorera cover, ariko hari niyo uvuga mwaririmba nyine ako kanya mukumva nyine bise bikunda tugahita tuyikora cover. So mbere yuko dukomeza ntimwanyuzamo akantu gato, muraza kundirimbira birambuye ariko kugira ngo tunaruhuke mu mutwe twumva nk'akaririmbo, wenda ndabatunguye ariko mugatekereza cyangwa mu gihe nkivuga mwe mugatekereza mumbwire ngo turi tayari muhite mukandirimbira. Sara, sibyo? Nibyo rwose. Babyeyi namwe bavandimwe muteraniye aha, mfura dutaramanye mwese muze
muze tuvuze impundu ziturwe mpinga nzima nzihira kuru twese twamwimiki tumuteteshe ijoro rike tumuririmbe bimunyure tuvuge ikiranga kwezi cyicaro cy'abakobwa nka rutagira umwaga umwangavu wariboye umutoni wa twese uw'inseku isanase mubiri wanzinga utarusha isigisine musa niwaho. Umuntu aratwarwa neza biraryoshye cyane biranejeje. Mbonye Clarisse indirimbo niwo uyiteye bandi uhita rwose bakwikiriza vava murakomeza indirimbo niwo uyikunda ariko kurusha abandi bose. Oya ntago njye nyikunda twese kuko nta muntu abwiye ngo yitere sinzi ukuntu bigenze kugira ngo ari wowe utangira iyi ndirimbo. akenshi ni sinavuga ngo iki ni inshingano zanjye ninjye ntangiza indirimbo. Niwe utangiza indirimbo muri groupe ubwo bifite n'icyo bivuze mu buryo bw'amajwi cyangwa iki. Ndagira ngo umuntu abidusobanurire kuko iyo muririmba ntago muririmba amajwi amwe, indirimbo ni imwe ariko urwo rusobe rw'amajwi atandukanye atatu nirwo rutuma indirimbo iryoha umuntu agatwarwa akumva ageze mu ijuru. Ndagira ngo mbwire muririmba amajwi ameze gute, uririmba iyihe, buri wese aranyatubwira ijwi aririmba kugira ngo bihure bibyare byajwi nyine rimwe ry'indirimbo umuntu yumva kumva kabisa aremeye. Yego abantu bakunda no kubitubaza wenda reka mbonereho no kubibasubiza icyo kibazo. Hari abantu benshi barije nuvuga ngo nje na Liliane turimba amajwi yose. Uyu nguyu araririmba ijwi bita soprano, abantu baza amajwi barabizi, aririmba ijwi bita soprano cyane kurusha andi. Hanyuma rero ni nayo mpamvu ari butera kuko abantu bazi ibintu by'amajwi soprano akenshi niyo iyobora. Rero ni ryo aririmba cyane. Hanyuma nge na Liliane uyu munsi dushaka kugurana akaririmba rimwe nkaririmba irindi bitewe n'indirimbo wenda cyangwa se bitewe n'ukuri kwiyumva waramutse uwo munsi. Ego rero ku bintu bijyanye n'amajwi ntago dupanga ngo uraririmba gutya cyangwa gutya. Iyo twakoze repetition buri muntu yumva indirimbo ari gufitingamo mu ijwi runaka hanyuma tukaririmba. Kose mwicaye byaba bifitanye isano nuko umuntu aririmba. Ndabona Clarisse ari hagati ni nawe uririmba soprano nkuko wabivuze, nawe utangiza indirimbo nawe nk'uko yavuze ngo ni zo nshingano ze niko yabisobanuye. Kwicara gutya byo hari icyo wabivuze mu buryo bw'amajwi kuko muramukikije. Akenshi kuko ari utangiza no kwicara gutya bifite ikintu bidufasha kuko niba ari utangiza aratangira aririmbe twese ubwo urumva turamwakira tumukikije amajwi arahura kandi ahure neza. None se reka mbaze Liliane, ibi bintu urumva birimo science musicale cyangwa se ni uburyo hari amahugurwa mwabonye y'umuziki, ni ibintu byizanye, hari ahantu mukura nyine kuko ibintu by'amajwi wenda njye abantu banambabare ntago nzi umuziki neza ariko nzi ko amajwi kugira ngo iririmbire iryo hagomba kuba atandukanye cyane cyane muririmba muri benshi. Ibi by'amajwi uburyo muyakoresha no kumenya ngo ufite ijwi ry'ubu bwoko ryaririmba aha mwabikuye kuvuga mvuze ngo twarabyize nabambeshye ariko nge nkeka ko twabimenye muri korali kuko guturuka tukiri nk'abana mu myaka nk'irindwi umunani gukurira muri korali bituma nyine ugenda usobanukirwa amajwi kuko muri korali barakubwira ajya ku murongo w'imbere urimbe soprano, w'inyuma tenor, uri umwana nyine ukura nyine uzi amajwi kuyatandukanya. Amajwi wenda muririmba uko abameze n'umuntu abyumve utazi n'iby'umuziki. Habanza ijwi rya mbere ni soprano, niryo nguyu aririmba. Soprano se riba riri hasi ijwi umva riremeye ririhanitse bisobanuye muri ubwo buryo. Soprano ni ijwi risanzwe
umuntu wese nyine aririmba n'andi majwi yose ashobora kuba yagenderaho, iryo wowe waririmba ni ryawe nyine uri bukoresha ariko uri kuririmba. Noneho alto ni irya kabiri ariko riba risa n'ariri hasi rikomeye kurusha rya rindi risanzwe. Noneho tenari riba riri hejuru, ni nota riri hejuru kuri soprano. ryanyu ni irihe? iryacu njye na Liliane ni alto. Ni irya kabiri kuri soprano. Yego ni ukuvuga ngo iriri inyuma ya tenari ni baze yandi yabaga bikomeye. Ni ukuvuga ngo ririya rero ni irya kabiri, ni ryo riba rikomeye, ni ryo njye na Liliane twari turi kuririmba. Ubwo ushobora gufata indirimbo ukayiririmba muri rya jwi ryawe uyatabafashije, ugaririmba nk'indirimbo runaka muri iryo jwi ryawe wenyine. Iryo ryose waririmba, iryo ryose waririmba rigomba kuba rishamikiye hano. Ariko natwe twaririmba soprano kuko byanga bikunze ujya kumenya ariya iryo soprano rero wabanje kurimenya. Ubu se umuntu avuze ati ngenda ashaka ko umuntu umwe uzandirimbira muri imwe, ngenda nakunze Clarisse, byashoboka? Yego nawe ubu ngubu ntabwo byashoboka. Wenda si uko ngize ngo ukemo kabiri groupe singamije rwose Imana nabindi. Arashaka ko muririmbira ari mu rwego rw'akazi ntabwo tubikora, ariko nyine ashaka ko muririmbira na muririmbira. Kimwe neza kwifuza ko kumva ijwi ry'umuntu umwe muri mwe ashaka kundirira cyane. Turaza kubikora nabyo, murakoze cyane. So reka dukomeze rero ikiganiro cyacu gukara karuhuko kugira ngo tunanyuzemo nyine abantu babone ko tutaganira gusa kandi ikiduhurije aha ngaha hari umuziki. Mumaze gutangira gushyira ibihangano byanyu by'amakava ku mbuga nkoranyambaga, abantu bakabikunda cyane ndetse nk'uko urumva nanjye narabikunze, niyo mpamvu naje aha ngaha. Hakurikiyeho iki uyu munsi mubikora gute? Kuko wa muntu navuga wabaye nk'imbarutso wanyu kugira ngo bijye hagaragara, yababwiye ati ibintu mushobora kubikora ariko bikagera naho noneho bigira ikintu bizana. Uyu munsi mubikora gute, mubigeze hehe mbese? Urumva wenda unatangiye tubwira n'igihe mwabitangira ibi bintu bwa mbere, umunsi bitangire kujya hanze bikaba mu gikari, kujya mu gikari ho ntabikoze kuva kera. Urumva twatangiye gukora 2018 kugeza mu kwa 11. Ni ukuvuga ngo ejo bundi mu kwa 11 tuzaba twujuje imyaka 2 bigiye hanze. Rero navuga ko hari urwego rugiye rutandukana twagiye tuvaho. Uyu munsi biratandukanye cyane nuko twatangiye. Nuvuga ngo tugenda abantu babibona tugenda twimprovinga. Nuvuga ngo ko kava ya mbere ari imeze ntabwo ari ku ya kabiri zimeze, ntabwo ari ku ya gatatu zimeze. Ikindi kintu wenda navuga twateyeho intambwe, urumva twagerageje no gukora indirimbo zacu, turandika izo twagerageje kwandika tukazijyana muri studio. Urumva ntabwo biba byoroshye, ntabwo wahita uvuga ngo uraje wisugira ubushobozi wisujya muri studio video clip. Ntabwo turagira wenda ku rwego twebwe twifuza rero kurumva iyo uri mu kintu uba ufite inzozi runaka, ariko navuga ko mu nzozi zacu dufite icyizere bitewe n'aho ibintu bigeze uyu munsi. Dufite icyizere ko inzozi zacu zigomba kugerwaho, kuko niba twaratangiye 2018 uyu munsi tukaba hari abantu runaka bazi ko Isonga Family hari mu myaka 2 buriya hari abantu b'abahanzi benshi bajya bakunda kubyita ngo ni struggle, agatangira kamara nk'imyaka 10 cyangwa 5 nta muntu uramenya ko ahari, namenyekana bashaje. Ariko twebwe ni umugisha twagize, ntabwo navuga ko ari twe twabyikoreye. Nuvuga ngo hari ubufasha bumwe na bumwe bw'abantu batandukanye twagiye twakira kugira ngo tube tugeze hano uyu munsi, n'abafana, kuko iyo abantu bakweretse ko bagushyigikiye byanga bikunze bigutera imbaraga zo gukora cyane. Urumva rero ni Imana muri rusange, Imana yakoze akazi gakomeye cyane. Nk'abantu dusenga twemera ko hari kandi yadufashije mu bintu byinshi. Rero urumva uyu munsi rwose ni ukuri turashima cyane buri muntu wese yagize ikintu akora kugira ngo tube tugeza aho tugeze uyu munsi. Turishima kandi turanyuzwe, ariko dufite n'ahandi kure dushaka kugera. Murakoze cyane Sara. Hanyuma Clarisse, uyu munsi wenda avuze mu buryo rusange naho mugeze na satisfaction cyangwa se urwego mugezeho mwishimira ibyo mukora, ariko tugenda mu buryo bw'ibikorwa wenda haje wenda igihe cya covid ibintu byinshi navuga byakomwe mu nkokora, ariko wenda na mbere yabwo gato cyangwa wenda n'ubu niba hari ibihari kuba mutangiye mu kwa 11 2018
n'ibikorwa wavuga wenda bifatika mwakoze uvuga utwiza ubudori ibyo twakoze wenda byaba ibyinjiza byaba bitinjiza ariko kuba iki ni achievement cyangwa ikintu twakoze usibye wenda muri iki gihe cya corona ariko mbere ya corona twakoraga ibiraka byo mu bukwe n'ibindi birori umuntu ashaka ko twaza mu rugo se anniversaire ibitaramo bisanzwe by'abahanzi urebye n'ibyo cyane cyane twakoraga n'ubu ngubu twabikoraga uko nyine ni gake gake ntabwo ari nka mbere ariko turakora Sara avuze ko mugira indirimbo zanyu mwicara mukandika mukanaziririmba ese zo mubona zikundwa ese ibintu byo kwandika byo kuko akenshi musubiramo iz'abandi byo iyo mpano murayifite yo kwandika mukanaziririmba nazo zikaba zakundwa wenda abafana bacu niyo babimenya ariko feedback mubona cyangwa se ko abagenerwa bikorwa ibyo bababwira wenda namwe ubwanyu ariko hari igihe tubona tubikora wenda batubwira turabikora kwandika kuko ubu ngubu dufite indirimbo ebyiri ziri hanze ariko batwereka nyine ko bazikunda nkasanga ukunda hari indirimbo dufite yitwa sanga ukunda ubwo Clarisse uhita ukora akazi sanga ukunda nyine abantu twarikoze nyine kuko twanje gukora kava mbere twabanje gukora Clarisse ataraza aje nyine turakomezanya tubona nyine kugenda neza kava turavuga se wakwandika n'indirimbo yacu byibuza tukazatwiyumva tukareba n'ukuntu abantu babyakira nta video ifite iri kuri YouTube ifite lyrics gusa ariko abantu bayakiriye neza baduha na courage baratubwira mukore indirimbo nyinshi zanyu nyinshi yego ubasumba imfura mu bahari sinayikeza umutoni wacu igihe cyari iki umwanya wari uyu ngo bagutwara usanga ukunda igendere se mukundwa cyo genda mu mararuhungu kuko urukundo ruruta byose shenge sanga ukunda shenge sanga ukunda karengetse nkuko ajya babivuga imeze neza urumva ko amajwi ni yayandi nyine y'umwimerere araryoshye ahubwo wenda ikintu numvisemo kuko impano y'abantu bose barabizi ko muyifite ahubwo ntabwo nari nzi ko iyi nimwe mwayanditse cyane aya ni amagambo yanyu mwafashe ikaramu murandika neza turandika neza tuyishyira no muri melody nta muntu bakosorera se bigenda bite muriyandikira ntawe mbere ntawe wabikoraga usibye ko ubu ngubu dusigaye tubona abantu badufasha tukabaza nk'amagambo amwe n'amwe y'ikinyarwanda tutumva neza ariko mbere twarifashaga n'ubu turagerageza nyine ko ntabwo ari cyane mukora inama yo kuvuga muti aya magambo n'aya turayemeje n'aya tugiye gutangira gushyira noneho mu buryo noneho bw'injyana tukayiririmba cyane kuko ushobora guhubuka ukavuga nk'ijambo ritagakwiriye kandi nka bariya abantu b'amasamba bakayirebwa hari amagambo urayizi gakondo birimo ikinyarwanda kuko gikakaye rero ushobora kuvuga ngo ngiye gukora nk'ikintu ntabajije nk'abo ngabo bakuru batubanjirije ugasanga nyine uvuze nk'ijambo utarisobanukiwe bitari ntabwo biba ari sawa ubu ngubu nyine dusigaye tubaza ese Liliane aba bantu mukora cover z'indirimbo zabo wenda bayituretse gato zizanyu mwandika mukanaririmba ku giti cyanyu iyo mukoze cover hari igihe muvugana nabo wenda bakabaha feedback hari igihe babakontakta hari abo mwari mwahura se mbese hari ikintu kijya kibahuza icyo ari cyo cyose n'aba bantu mukora cover z'indirimbo zabo uretse gusa gukora cover z'indirimbo mukaba mwanahura nabo cyangwa mukavugana harimo bake nk'amasamba hari non-stop twakoze iri kuri YouTube indirimbo ze twafatanyije nyine nk'ezi igeze nko muri enye hari niba atari eshanu iyo yaratubwiye ngo courage aratubwira ati courage kabisa mufite impano mwarahuye se cyangwa ntabwo twari twahura ariko uwo twabashe kuvugana nawe ni Cecile Kayirebwa nyine twari dufite gahunda yo kubonana agenda twabonana ariko yavuze ko nyine naza tuzabonana ariko yishimiye ibyo mukora yarabyishimiye aduhana courage aravuga ati mwabana nkeneye kubonana namwe nyuma ni
ni wenda ni cover zizihe ndirimbo cyangwa abahanzi biborohera gukora kurusha wenda abandi cyangwa aho bitabize wenda bikoroha gukora cover ahubwo wenda iyo uza kumbaza ngo ninde bitugora kuko abenshi biratworohera yego abenshi biratworohera ahubwo ndiza kumbaza ati ninde muntu bacanga ubwo nembereye kuborohera ubwo ni mpavuze ngo nyinshi biroroha yego muri rusange inyinshi pfa kuba twayikunze tugakora repetition neza byanga bikunze biroroha. Clarisse hari ukuntu ucecetse ariko cyangwa utuje ariko ufite role cyangwa se akamaro gakomeye cyane muri groupe nkuko banatubwiye kari nawe akenshi utangiza indirimbo ubwo twanasobanukiye icyo biba bivuze ariko mukuru wawe Liliane yavuze yuko basa nk'abatangiye utaraza wari uri he kandi ku ishuri nigaga mba ku ishuri bano nibo babaga hano i Kigali yego gusa ataraza mwabigenzaga mute muri za kava twarakoraga numva iyo abantu ari benshi byanga bikunze n'izindi mbaraga ariko nabwo twarakoraga turi babiri Liliane twarakoraga natwe twatangiye kuko yaje nubwo twakoze kava nyinshi cyane adahari kuko niba twaratangiye mu kwa 11 yaje mu kwa mbere urumva ko atari igihe kinini cyane ubwo ryajwi rye mwazibaga icyuho cyaryo gute kuko n'ubundi twararimbanaga mu rugo tuzi ko nyine n'iryo rwa rifite ariko kubera ko yari ari ku ishuri atari yakaje Sara nyine niwe wateraga niwe nyine wateraga nyine twakoraga uko dushoboye kugira ngo muzibe icyo cyo hanyuma birangiye araza ahaziyemo yongereyemo iki ni isukari n'ubuki n'ubuki kuko ubuki bufite akamaro kanini kurusha isukari rero urumva n'ubuki kuko urumva twajya turimba mu rugo turi batatu n'ubundi turiyo tukabyumva neza ko ari abantu batatu bifite ikindi kintu ariko kuko uwo mushuti wacu aza kuza yasanze turi babiri n'ubundi twari turi kurimba turi babiri ariko nyine atwereka ko n'ubundi turi babiri hari ikintu kidasanzwe twakora atubwira ko ntacyo n'uwo wundi aje yazaza ariko tukabitangira tukabikora kandi koko abantu bahari badukurikira barebye kava twagiye dukora zaranakunzwe cyane cyane rwose harimo nka Kanjogera harimo indirimbo ya Kamariza bita Imaragahinda harimo n'izindi nyinshi turaza nazo kuziririmba ngenda njya nkoma amashyi gusa nicyo nshoboye cyangwa nayo nshobora gusobanya simbizi mbona mugira gutya ubwo muraza kunyereka ritime mugenderaho wenda kugira ngo nanjye mbatere nko kubera ko kubafana bwo ndabafana hanyuma mwatubwiye yuko akenshi nyine mukora cover z'indirimbo gakondo ariko munyuzamo mwakora n'izindi nkuko mwakoze ya The Ben ubuse na hip hop byabaho ko mwakora nka cover bishobotse twabikora ntabwo byari byashoboka uzindi njyana nyine zo hanze zitari gakondo ya The Ben niyo twabashije gukora yego ese mushobora gukora na cover y'indirimbo yo hanze itari umunyarwanda wenda nk'iya Diamond urugero n'umuntu njemo byashoboka ntabwo mbizi ko byashoboka ubwo twagerageza ariko kuri ubu ngubu ntabwo nzi niba byashoboka kuko ntabwo twe twabigerageza ntabwo biri no muri gahunda Diamond nyine Platnumz urumva turirimba nyine gakondo kandi Diamond Platnumz arebana nta nubwo ari no mu Rwanda ariko ntabwo tubiteganya pe keretse ubwo ni bije byaza bidutunguye kano kanya ntabwo hanyuma hari ikintu ugize gukomoza avuga uti abantu wenda baba bakunda ibihangano byacu bikabaryohera nkuko nanjye biryohera ariko ntabwo baba bazi ko ari ibintu byoroshye ariko uvuga uti ntabwo byoroshye impamvu bitoroshye navuga nuko n'ubundi atari abantu bose babizi niyo mpamvu twaje ahangaha uzi imisozi twarenze tuje ahangaha ni myinshi kubera ko twaba tuje dukurikiye talent cyangwa se impano yanyu mu gukora izi cover ni izihe mbogamizi muhura nazo ubwo iyo yari imwe no kuvuga uti ntibyoroshye gute tugire n'izindi mbogamizi muhura nazo mu gukora cover songs ntabwo byoroshye bitewe n'uko gufata indirimbo y'umuntu igihangano cy'umuntu yaririmbye
ukagisubiramo kandi uba ugomba kugisubiramo ntukice kuko iyo ukishe nyine urumva nka ziriya ndirimbo za kera za ba Cecile cyangwa ba Kamariza hari ukuntu baziririmbaga urumva nuvuga ngo iyo ugisubiyemo abantu barongera bakakibuka bakacyumva nuvuga ngo nugisubiramo nabi ashobora no kubyumva nawe wenda akavuga ati yanyiciye indirimbo yanyiciye igihangano wenda akaba yanabikaza akakurega urumva rero harimo risk imeze gute rero bivuze ngo uba ugomba kumva neza amagambo nuvuga ngo wenda melody ushobora kuyihindura kuko ni cover ushobora kuririmba uko ushaka ariko amagambo agomba kuza ari yayandi rero urumva biratugora urumva wowe iyo wiyandikiye icyawe ukiririmba mu magambo ushaka kushaka ukakijyana uko ushaka ariko iyo yundi muntu harimo kwigengesera amarepetition menshi kugira ngo uzagisohora abantu babumve gikoze neza urumva ibyo ngibyo biratugora nyine hanyuma imbogamizi navuga duhura nazo ni kumva amagambo ari byo nari nakubwiye mbere kumva amagambo y'ikinyarwanda nk'ubu ntabwo nakubeshya hari indirimbo zimwe na zimwe twagiye dukora tukaririmba amakosa ariko bakadukosora tukagira nk'amahirwe nka nyirayo akakubwira ati ntabwo ari gutya baririmba ariko juste ntabwo urumva uba wakotoye wa mugani wawe ntabwo uba wanakigarura kuko ziriya kava zacu ziratembera zigera ahantu henshi hatandukanye uko umuntu azayifata nk'uko twe twayiririmba cyane ko wenda twebwe wenda nk'ukuntu tuba twifuza ko abajene babyumva bakabikunda ntibakunde ziranjyana zindi za kizungu bakunde n'iby'iwacu dushaka kubibakundisha urumva ari umujene nayifata ntafate ya indi ya Cecile agafata iyawe azayifata mu buryo butari bwo n'amagambo y'amafuti urumva rero ni ikibazo n'imbogamizi duhura nazo kugira ngo tumenye amagambo hanyuma uyu munsi mukora cover ariko mukabwo n'indirimbo z'abandi musubiramo ariko mukaba mufite n'izanyu n'ubwo zikiri nkeya ibintu byo kuririmba indirimbo zanyu mukagira carrière musicale nyine yo kuririmba muhimba indirimbo zanyu birahari cyangwa byo wenda mubikora kugira ngo namwe mwumve ko mushobora gukora ibihangano byanyu gusa ariko wenda igihe mushyize imbere ni cover oya birahari usibye ko imbogamizi zikirimo nuko nta bushobozi bahagije turabona nyine kugira ngo tubikore neza dukore indirimbo zifite amajwi nyinshi n'amashusho ariko nibigenda neza tuzazikora biri mu nzira ubuse ubushobozi bubonetse Liliane mushobora kuzareka cover mukayarinda indirimbo zanyu gusa cyangwa muzabijyana na byombi ubushobozi nk'ububonetse nk'uko Clarisse avuga ko muramutse bonye ubushobozi mwanaririmba indirimbo zanyu nyinshi mwabijyana na byombi cyangwa mwahita mufata kariyeri yanyu kuri indirimbo zanyu bya cover mukabireka buriya rero iyo wakoze ikintu ukagitangira kukireka nyine birakuvuna ni kuvuga ngo wenda ubwo bushobozi wenda ntibwawe bwaboneka ariko Imana idufasha buzaboneka njye numva indirimbo zacu twazikora ariko na cover tukazikora kuko niyo dutinze gusohora cover tukamara nk'ukwezi abantu baraguhamagara cover kutakizikora dushaka indirimbo urumva rero kubera abantu batumenye kuri cover nge ku giti cyane numva yego twakora indirimbo nyine uruhare rwinshi rukaba indirimbo zacu ariko tukanyuzamo nyine tugakora wenda na cover yego indirimbo Mbebakobwa muze duhoze umwana tubanze guhoza wacu umutegara nyina wera yababajwe n'ikiye ingabo yangarambe yaba yavuzwe nande Wadahana kwacu biduteye agahinda nubwo amataje nkaya yitwa amahire niyo byarabari nyabusana batabaziye ugahabwa impundu kandi ugaturwa imbyeyi
uramenye ubwana nyabusa ubusiga iwanyuye nyamara shenge ubwenge ubugira impamba amazina ni za bandi zina aritwa Musaniwabo ni ya Muyango yego twaririmbye Sanga Ukunda ni yacu turirimba n'ingi sinza ko yitwara ariko ni igihozo cy'abageni ni ya Floriduel yego nyuma uyu munsi aho mugeze n'ibyo mukora ni byiza biranashimwa n'abantu wenda mwajye munabikomozaho mu buryo rusange by'ibyo mwifuza wenda mu gihe kiri imbere kubona ubushobozi gukora indirimbo zanyu nyinshi wenda nakava mukazikora zinoze kurushaho ariko noneho ku giti cyanyu mwebwe hari inzozi mufite nyuma yo kwinjira muri ibi mukava mu kuririmbira mu gikari nk'uko mwavuze mukaza habona mukabona ko ari ibintu mushobora gukora bikaba byanagira ikintu byinjiza mu mufuka mufite inzozi z'ikintu mushaka kuzakora kugeraho ni ikihe dufite inzozi zo kugaragaza neza ko natwe nk'u Rwanda dufite muzike nziza kandi no kwikundisha abajene ntibumve ko muzike ya kizungu ari wo muzika wonyine bashaka kumva wenda Bruce Melody bashaka kumva The Ben nyine ntibumve umuziki wa gakondo ni nziza ni umuziki mwiza sinkubeshye uyirimo wenda nibwo wabyumva wakumva uburyohe bwa nuvuga ngo ni ikintu buri muntu wese utagifitemo nk'impano byamugora kuririmba ariko indi muzike yindi umuntu yapfa kugerageza akagerageza ntaririmbe ijwi ryiza ariko yagerageza ariko gakondo uzumva umuntu yiririmba kenshi usanga ari wa muntu ufite impano ashobora kuba wenda atanayifite ariko abikunda akabishyiramo imbaraga byaza rero inzozi dufite nizi ni ukubikundisha abajene bari hasi kandi navuga ko nshima n'Imana ko nka 80% biri kuba nuvuga ngo nka 80% abajene usanga ari batubwira ati turabakunda courage yego n'abantu bakuru urumva bo ndi ngombwa kuko hari ibintu byinshi tubibutsa ariko abajene usanga batubwira ati courage turabakunda ukabona nk'umusore cyangwa se umwana muto w'umukobwa arakubwira ati ni ukuri penda bakunda nkunda umuziki mukora cyangwa se akakubwira ati nsubiriramo indirimbo runaka kandi azi original yayibona ariko akifuza ko yongera kugaruka muri ryajwe rero inzozi dufite ni ukugira ngo babikunde tubibakundishe uretse no gukora cover dukore n'indirimbo zacu za gakondo ku buryo ki n'abandi bana bazaturuka inyuma bazavuga ati nyine bakatwireferaho bakavuga ati nabo barabikoze kandi ari abana batoya umuziki wacu ni mwiza ko kibabikoze kuki twebwe tutabikora urumva rero inzozi dufite ni ukugera kure hashoboka tukabibakundisha nk'uko twabipanze bakongera bakumva ko gakondo ari umuziki usanzwe n'undi muntu wese wawukora ikindi nyine urumva hazaho wenda ku ruhande rwacu iyo ni inyungu rusange ni inzozi rusange muri sosiyete izacu ni ukuvuga ngo nk'uko twahisemo gukora cover tugakora cover z'abatubanjirije abafondateri cyane cyane ba muziki ya gakondo turifuza ko natwe tuba bamwe mu bantu bafite ikintu bamariye muziki nuvuga ngo tugakora cyane n'abana bazaturuka inyuma yacu natwe bakatwireferaho cyangwa se ugakora n'indirimbo nziza ya muzike uza ari kuyumvisha umwana muto uri inyuma yawe yasubiyemo indirimbo yawe cyangwa wenda nk'abahanzi nibo bazi uburyohe bwayo ukanyura nk'ahantu ukumva baririmba indirimbo yawe ni ukuri ntekereza ko ari ryo shema rya mbere rero natwe urumva dufite inzozi nini cyane gukora cyane natwe nyine tukagira ibisanzwe dutanga muri muziki ibyo ni umusanzu usanzwe ku bijyanye n'umuco ndetse n'igihugu muri rusange ariko se ibintu bizasaba imbaraga n'umutima wanyu hari n'igihe muzarara mudasinzire kubera ko hari igihe demand cyangwa se ibyo musabwa bizaba byinshi n'abafana
bivuye ko muzatanga namwe byinshi. Ku bijyanye n'amikoro icyo muteganya ko cyangwa mwifuza ko ibi mukora byazabazanira ni ihe nzu mufite kugira ngo namwe bizagira ikintu. Nyine gahunda ihari ni ugukora cyane, icyo nicyo cya mbere, tugakora kava kuko izi kava n'ubundi tutazikora ntago abantu baba batuze. Uko abantu bakubonye rero niko urushaho kubona akazi, niko urushaho kubona connection n'abantu, ukabona nyine amikoro. Twebwe nitubona amikoro, gahunda ihari ni ugukora indirimbo zacu, nyine amafaranga nyine kazagenda aza, natwe nyine tukabona inyungu z'ibyo twaruhiye. Clarisse, uyu munsi umuntu iyo abakeneye muri anniversaire cyangwa mu bukwe ababona ate kugira ngo yumve amajwi yanyu mu bukwe bwe, muryoshye ibirori bye, ababona ate, bimusaba iki? Hari ubwo ashobora kutubona kuri YouTube channel yacu Isonga Family, dufite Instagram ni Isonga Family, hari na nimero za telefone y'akazi batubonaho igihe ushaka kuba waduha akazi, ni 0788 62 37 37. Waduhamagara ukatubwira icyo ushaka ko twagufasha tukagufasha. Ubwiza bwanjye rubavu rwanjye nukuri naremeye, dore ikirere kiratuje kubwawe yo, ngwino mama tujya aho batazi, wowe mbura umunota umwe singira amahwemo, fata ikiganza ntunde kure shema ry'abatoya, Kinyange we cyarwitera abahanzi urara, ngo cya Kinyange we cyazize ikinyana urarare. Yes, ibintu ni byiza ariko akaryoshye ntikahora mwitama, kuko ariko ni biraryoshye, ntabwo twagumana iteka ryose, ariko mufite ibintu byiza cyane. Ndagira ngo mbabwire rwose ko bishimishije kandi ko haje mukomeze muririmbe, mufasha abantu kumenya umuco n'indirimbo gakondo, kandi namwe bikomeze mwaguke, namwe bikomeze bateze imbere, nicyo nabifuriza. Hanyuma dusoza, sinzi ikintu wenda mwabwira abakunzi ba Talent TV bari bakurikiye muri kano kanya, niba hari ikintu kibari ku mutima tutaganiriye mushobora kubabwira. Icyambere turabashimira cyane abafana ku nkunga badutera ndetse na courage baduha, turabashimira cyane. Ikindi twabasaba ni ukujya kuri channel yacu, hanyuma bagakora subscribe, bakanasharinga no kuri Instagram bakadufollowinga kugira ngo bakomeze babone ibikorwa byacu. Yego, batangiye gukora subscribe kuri Talent TV yacu. Hanyuma abakunzi bacu ndabashimye cyane pe, ndabashimye koko. Kandi icyo nababwira kindi nikira, bakomeze badushyigikire kandi Imana ibahe umugisha. Sibyo twabivuze, icyambere nyine no kubashimira urukundo batugaragariza, no kuri Imana ibahe umugisha. Ikindi Sara yakivuze ni ukanda amasubscribe no gusharinga. Yego, reka rero nanjye mbashimire cyane inshuti mwadukurikiye kuri Talent TV, ni televiziyo. Nababwiye ko kuyikurikira uba witeganyiriza, kubera ko ushobora kubona ibiganiro bishobora guhindura ubuzima bwawe. Ndabashimiye, naho ubutaha nk'uko twababwiye kanda subscribe, ubu ni ibiganiro uko tubishyize kuri channel yacu uhita ubibona ako kanya. Ndabashimiye, naho ubutaha mu biganiro byiza biryoshye. Ngewe nitwa Theoneste Nisingizwe. Ciao ciao.